Yes, reka nongere kubaha ikaze. Amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe aho muri hose mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, abadukurikira muri mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi imirimo yanyu cyangwa se weekend yanyu mukomeje cyangwa se ikomeje kugenda ibaryoha mu buryo bugiye butandukanye. N'amakuru y'imikino tugiye kurebera hamwe mbere gato ujya kwenjoyinga weekend cyangwa se ugira ibindi bikorwa bigiye bitandukanye winjiramo. Tera agatebe neza cyane ugende wumvise iyi nkuru y'ingenzi cyane ku bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Rwatubyaye Abdul it's a deal done, cyangwa se nyine byamaze kuba bikundana. Ikipe yahariya mu gihugu cya Macedonia ya FC Shikupi, ese diru yagenze ite? Byose turano ngo tubibabwire, tubafiri mu zindi muzingo. Harabakomeje kugenda bandika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ngo Rwatubyaye Abdul yaguzwe $20,000 by'idolari, abandi ngo yaguzwe $30,000, yemwe hari n'abatatinye kuvuga ko yaguzwe $50,000. Hagati y'ayo mafaranga maze kugenda nkubwira hari ukuri guhariro guturuka indani, nkuko musanzwe kumenyera ko tubagezaho amakuru yo muri ekipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo wasize hari ku munsi wo kuwa kane ku itariki ya 8 nibwo twabagejejeho inkuru tuvuga duti Rwatubyaye Abdul rwose ngo Rayon Sport yavuze iti igihe iyi ekipe ya FC Shikupi yatinyuka ikamukinisha agifitiye Rayon Sport amasezerano, ngo Rayon Sport nta zindi mpaka iriyambaza FIFA. Ibyo rero FC Shikupi yabyirinze ijya mu biganiro na Rayon Sport bagira ngo bayikubita gatubutse. Tugiye kwiga ko 5-5 nkuviri mu zindi muzingo. Ese byagenze bite kugira ngo Rwatubyaye Abdul bize kuba binuka kandi Rayon Sport yari yarakaye cyane ati natwe turaza kumunaniza? Ese ni bande bagiriye inama Rayon Sport yo gufata aya mafaranga? Ese bigiye gufungura marembo na babakinyi twagiye tubabwira nabo Rayon Sport irabatanga? Aho byaba byiza cyane nimba Rayon Sport yarumvishe inama z'itangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'inama za Verite TV muri za nkuru twagiye dutegura mu buryo bugiye butandukanye, tuvuga duti rwose amafaranga Rwatubyaye Abdul bari kumutangaho nibayafate, bafate n'ayaba babakinyi twagiye tubabwira tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu 5-5. Reka tubyinjiranemo tubiramburire hamwe, gusa turaza kureberamo ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport uburyo basezeyemo Rwatubyaye Abdul. Rwose wabonaga ko batatinye kugaragaza imvamutima zabo mu buryo bugiye butandukanye, kandi ukabona ko bari bakimukumbuye, abenshi nabo bakagaragaza ko batari bakimushaka muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo ni ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport turaza gusomera hamwe, cyangwa se ndaza kubasangiza. Ni bya bindi nyine tuba twakusanyije ku mbuga nkoranyambaga, nivuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Urumva X, urumva Twitter, urumva X, urumva Instagram, urumva Facebook, urumva nanone kandi nyine urumva ko ari biri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse no bitangazamakuru byandika. Ni nguryo bimeze, ndetse n'ibitekerezo biri kuri thread naho twagerageje kuharanganya amaso kugira ngo tuze tubabwire ngo bimeze bite. So deal ya Rwatubyaye Abdul rero yagenze ite kugira ngo ibe permanent deal done? Ntabwo ari deal done gusa, urongeraho ngo permanent deal done, kuko ekipe ya FC Shikupi yaje ibyimba amasezerano Rwatubyaye Abdul yarasigaje muri ekipe ya Rayon Sport y'amezi 6. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8 nibwo amasezerano ya Rwatubyaye Abdul yari kurangira muri Rayon Sport. Ekipe ya FC Shikupi yagize ngutya, ayo masezerano yumvikana na Rayon Sport, bajya ku meza baricara ati tuguriranye, reka tuyifate nguryo, ntawe uhombye, ntawe uguye mu gihombo, turakubarira inoti. Ndagira ubyumve neza, ndakubarira inoti $30,000 by'idolari. So Rayon Sport baricara barareba bati se $30,000 tubyange si $36,000 z'amafaranga y'u Rwanda, tuvunja idolari rigeze. I think ko idolari rishobora kuba rigeze ku 1,300 cyangwa se 280. Urumva byanze bikunze harimo $35,000 byibuze z'amafaranga y'u Rwanda.
Rayon Sport irareba baricara babyigaho. Namenye Patrick SG wa Rayon Sport, umugabo uzi imishinga cyane ikomeye cyane, ajya hararira avuga ati perezida aya mafaranga tuyafate, tina n'ubundi dushobora kwanga ugasanga rwose agendeye ubuntu, dore ko n'ikimenyimenyi yatangaje ko atiteguye kukugaruka hano mu Rwanda. So byaje kurangira deal iba y'ibihumbi 30 by'idolari, asaga miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikaba byavuzwe ko Tuyisenge Arsene ndetse na Petit Skol nabo bashobora kugurishwa Rayon Sport rwose ngishobora kubagurisha, ikaba yasaruramo za noti nyinshi cyane twagiye tubabwira mu nkuru zacu zabanje. Uyu Iradukunda Pascal reka twongera tumugarukeho, n'umwana ukiri mutoya, umwana ukiri mutoya bivugwa ko nawe gutangwaho akayabo kama miliyoni y'amadolari, k'ibihumbi by'amadolari bikaba amamiliyoni y'amanyarwanda. Reka ibyo tubiveho. Rero Rayon Sport binyujije ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yashimiye Rwatubyaye mu cyubahiro, aho bagize bati Rwatubyaye has official joined Macedonia Club FC Shikupi on permanent deal, best wish to the shock. Mu yandi magambo, aho nyine batangiye bavuga ko Rwatubyaye nyine byamaze kuba biba official ko yinjiye muri ekipe ya FC Shikupi yo muri Macedonia, nyine kuri deal nyine ko yayinjiye ariko Shikupi yamaze kugura amasezerano yari afite muri ekipe ya Rayon Sport nyine y'amezi agera kuri 6. Ndakwibutsa ko Rwatubyaye ubwo iyi ekipe subwa mbere yekejemo kuko 2021 yafashije ekipe ya FC Shikupi kuba bakwegukana igikombe, nyine kimwe mu bikombe bikinirwa hara mu gihugu cya Macedonia. Yes, ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport rero, uwitwa Henry Mwisege yagize ati ntabwo yari kwihanganira iriya nzara. Undi yagize ati mwihangane mubuze inkingi ya mwamba. Undi yagize ati Rayon mbega ngo irunguka we, flop yacitse umugongo itakibasha kwituka. Gusa ibyo yarashatse kwereka ngende kubisoma uko byanditse. Niba hari ikintu kinshimishije ni ugusohoka, biragoye cyane ibi byose nabisoma. Undi yagize ati amakipe ashya ni menshi gusa best of luck to him. Undi yagize ati muramukize Imana musenga Sibayani. Undi yagize ati good luck. Undi yagize ati good luck, nizere ko natwe nibura tubonyemo kashi abe makariko atahe, nta Rayon Sport itamurwaje yaravunitse rwose pe. Bindo ndasoma ni ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport, samaranga mutima yanjye. Undi yagize ati arongeye buri wirengero. Undi nawe ntiyabyihereranye yagize ati keep move forward in your daily life our superstar Rwatubyaye. Undi nawe yaje rwose mu magambo, ibitekerezo byose nabisoma uko byanditswe. Undi yagize ati amahirwe menshi bro. Undi araza ati good luck big shock. Undi yagize ati good luck. Undi yagize ati ni byiza ubwo birangiye neza, ntago byari byiza kujya muri duel nawe yishakira amahirwe asante Rayon. Undi yagize ati haba hari icyo yinjije muri murerara yacu se. Nabibabyiye mu nkuru yacu, cyo nicyo kiza cyo kubana na Verite TV yabinjirije asaga miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Undi yagize ati amahirwe masa. Undi yagize ati Pretoria reka bitubireke, comment zo mu cyongereza ntabwo turajya tuzisoma. Undi yagize ati uzahaha uronke kandi warakoze kudukinira nkundu kuntu utivumbura mu kibuga Rayon ahita atangira Rwatubyaye. Undi yagize ati good luck to him. Undi yagize ati yari umukinnyi mwiza kabisa. Undi nawe agira ati nanjye ngo najye gushaka amasaziro. Undi yagize ati amahirwe masa kuri kapiteni wacu. Undi yagize ati amahirwe masa Mr Abdul. So ni ngutyo bimeze neza cyane, njye uraza kunyemerera se nk'ukurozingira ahangaha
ni nkaho ari ugusubika, ntabwo murabizi rwose ikijyanye n'amakuru aba hari ku bwinshi cyane, niyo mpamvu nimbora kandi subscribe nawe uzajya uyabona ku bwinshi cyane, kandi turabakunda cyane, namwe nimukore love back mubitwereke mukanda subscribe, turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, hasta la vista.